twasanze uyu Mukarukundo Solange babere umugeni abere umudamu Barinaba biruta byose Barinaba bazabane ubuziraherezo bazabyare hungu na kobwa Imana ibahe umugisha amen. Yaho Barinaba akira umugeni wawe. Nabonye inshuti ihebuje yankunze ntarabaho yanyiyegeresheje ineza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana inshuti ihebuje
ibikunda shima kandi wahabwa icyubahiro. Tugushimiye ineza yawe itarondoreka yatumye twitwa abana bawe. Tugushimiye yuko mu gihe gikwiye utanga ibisubizo by'ibibazo dufite. Ushime kandi wahabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko twaje kwizihiza ubukwe bwa mwene data Barinaba na mushiki wacu Solange. Twifuje gufatanyirizwa hamwe imbere y'Imana n'imbere y'abahamya bangana batya. Ushime kandi wahabwa icyubahiro. Mana yacu rero wabarinze mu busore bwabo, none igihe kirageze kugira ngo mufatane iteka maze wite ku bwami bwawe. Ushime Mana yacu. Ngaho rero kuza ugire gahunda zose z'uyu munsi mu izina rya Yesu. mu cyumba cy'inzu yanjye ntekereza uwo nkunda, umpora ku mutima nzinduka kare cyane, nshakisha ahantu hose imisozi y'ibibaya ngo mbone uwo nkunda. Nari nkiherereye mu cyumba cy'inzu yanjye ntekereza uwo nkunda, umpora ku mutima nzinduka kare cyane, nshakisha ahantu hose imisozi y'ibibaya ngo mbone uwo nkunda. Shyira umutima hamwe dore umukunzi wawe akwicaye iruhande, dore aranezerewe, hindukira umurebe witegereze neza, umwenyure buhoro ushima umucyo. Shyira umutima hamwe dore umukunzi wawe akwicaye iruhande, dore aranezerewe, hindukira umurebe witegereze neza, umwenyure buhoro ushima umukiza. Uko wankunze cyane ukabigaragaza, ukabihamiriza imbere y'Uwiteka, nje gusezeraniye kuzakumara irungu, kuzaguhumuriza, kuzagukumya. Shyira umutima hamwe dore umukunzi wawe akwicaye iruhande, dore aranezerewe, hindukira umurebe witegereze neza, umwenyure buhoro ushima umukiza. Shyira umutima hamwe dore umukunzi wawe akwicaye iruhande, dore aranezerewe, hindukira umurebe
ababyeyi babareze baranezerewe kuko bareze neza ubusore bwanyu natwabarutaje turanezerewe tubifurije amahoro atangwa n'Uwiteka sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana iyo bukozwe neza ushimisha Imana iyo bukozwe neza ushimisha Imana sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana sabato niyera n'ubukwe ntubwera iyo bukozwe neza ushimisha Imana. Intangiriro kabiri umurongo wa 18 haravuga ngo Imana irema Eva ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye. Imana ihira ijambo ryayo soma nuko ariko gusobanura nuko umubwiriza. Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Twese turanezerewe. Gahunda z'Imana ziratangaje. Ntabwo nari nzi ko nshobora kuba mpagaze imbere yanyu ariko byakunze. Amen. Zora byakunze. Urumva bari byakunze. Kuwa gatanu w'isabato narimutse ubudimurwa ntabwo nkiri mu ntara ya ntabwo nkiri umukuru w'intara ya Ijombo ahubwo ni umuyobozi w'intara ya Ndoro aho ni hafi mu Buganda niyo nibereye ubu rero twaturi mu nama yuko bashatse umupasitori bati ngaho rero nyaruka wundi wo bamenyereye igere ubwo rero nahisetse. Amen. Haleluya. Amen. Ubwo rero ntabwo umuntu yabipanga ngo bishoboke siyo yewe ahubwo ni Imana ibipanga. Imana niyo ipanga byose kandi bari n'abayitwaye ibintu byose. Mugenzi we umwicaye iruhande kuko abatinyo maze kuririmba yitwa Mukarukundo Solange twaraganiriye bihagije si byose twaraganiriye kandi kuri ibyo ni kuvuga iby'ubu rero tunejeje twese nuko turi muri uyu muhango w'ubukwe bwera nk'uko abaririmbyi baririmbye iyo bukozwe neza iyo umuntu ahisemo guherekezwa n'ababyeyi umuntu agaherekezwa n'abavandimwe Imana irayinezeza. Ntabwo yo guherekezwa n'ibihunyira ntabwo ibihunyira murabizi ibihunyira murabizi yani inyoni bivuga ariyo maze akaba nuko nawe ukaba ugasimbutse urugenda nijoro ntabwo ari rero Imana yacu ni nziza kandi ikwiriye guhabwa icyubahiro ikwiriye ishimwe ikwiriye amashimwe yacu kuko Imana igikora biratangaje. Barinaba ntabwo yari yarigeze yerekwa yuko azafatanirizwa hamwe
biratangaje abisubiyemo bwagira ubwoba. Imana ni igitangaza, ariko Imana mu gihe gikwiriye niyo itanga ibisubizo. Aha mu itangiriro cya mbere umurongo wa 25-26 niho Uwiteka yaremye ibiri mu isi byose n'amatungo yose, hanyuma irema umuntu. Imaze kurema umuntu imuha ubushobozi bwo gutegeka ibiri mu isi byose kugira ngo abitegeke. Ariko iyo tugeze mu itangiriro cya kabiri yaremye byose umuntu maze abyita amazina. Amaze kubyita amazina wari kumufasha, wari umubwiriye ataraboneka. Imana umuntu yaritegerezaga akabona ibimukikije nta gisa nawe, ariko Barinaba Uwiteka yabonye yuko atari byiza kuba wenyine, ahubwo Imana ikuremera Solange mukwiranye. Haleluya! Solange munakwiranye neza, nipata na Rundi, sibyo? Nipata Rundi wabitandukanya, ubitandukanyije kibo cyageza gite? Kibo cyagikwaje n'ikindi kikagikwaje, sibyo se? Ipata n'urugi rero kugira ngo byitwe urugi nuko ipata riba risubiriye kure. Imana rero yabonye yuko Barinaba umukwiriye ari nde? Ari Solange. Solange, nezerwa wishime kuko ubonye Barinaba nzabiguhuza. Haleluya! Kandi nawe Barinaba unezerwe kandi wishime kuko Solange azakomeza kuba bugufi. Haleluya! Imana ibona yuko ari byiza ko umuntu ataba wenyine. Imana itireka muremere umufasha bagende bate bakwiranye, maze ngo ibyo biba umurage. Ubukwe bwa mbere butangwa n'Imana kuko gihe kugeza na n'uyu munsi, ngo nicyo gituma umurongo wa 24 nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina bombi bakaba umubiri umwe, bakaba karamata maze bakaba umubiri umwe. Uyu munsi Barinaba umenye yuko ubugingo bwawe utabwigengaho, ahubwo ubushyire mu biganza bya Solange. Kandi nawe Solange uhereye uyu munsi umenye yuko uyu munsi wiyeguriye Barinaba. Niyo mpamvu rero mwene data Barinaba nawe Solange mukwiriye kuzitonda cyane, kuko amasezerano mugiye gusezerana n'ayiteka byose mu gihe cyose muzaba mukiriho mwembi. Izina ry'Imana yacu ribe cyubahiro. Mu Rwanda